Ndabashimiye cyane mwebwe mwese dukomeje kubana muri iyi gahunda yo gusobanukirwa imikorere y'umubiri. Uyu munsi ngiye kubabwira impamvu nyazo zituma abakobwa bababara mu gihe cy'imihango. Nitwa Olive. Impamvu ya mbere, hari icyo twita hormonal release cyangwa se imisemburo isohoka mu mubiri mu gihe cy'imihango, cyane cyane umusemburo witwa prostaglandin, ari nawo musemburo utuma iterisi yegeranya ikanirekurana, icyo twita contraction and relaxation. Ku bakobwa bafite prostaglandin nyinshi bakunze kugira ububabare buri hejuru, ari nacyo gituma umukobwa umwe ababara undi ntababare, kubera ko bigenwa n'ikigero prostaglandin yarekuwe mu mubiri. Impamvu ya kabiri ni contraction ya iterisi, kwiyegeranya kwa iterisi. Izi contraction nizo zituma umukobwa yumva uburibwe bwo mu nda yo hasi, ndetse rimwe na rimwe bikajya no mu mugongo wo hasi. Iyo kwegeranya gukaze, amaraso yinjira mu rwungano rw'iyo nda aragabanuka, bigatuma habaho ububabare bwiyongera. Impamvu ya gatatu ni impamvu z'uburwayi cyangwa se medical cause of menstrual pain. Hari indwara zitandukanye zishobora gutuma umuntu ababara mu gihe cy'imihango, harimo endometriosis, fibroid, pelvic inflammatory disease ndetse na adenomyosis. Impamvu ya kane ni genetic factors cyangwa se imiterere y'umubiri ishingiye ku miryango. Hari abakobwa bababara kubera uko bavutse. Niba umubyeyi wabo cyangwa se mushiki wabo yigeze kugira imihango ibabaza, nabo bishobora kubabaho. Umubiri wabo ushobora gukora prostaglandin nyinshi, cyangwa se iterisi yabo ikaba ifite imiterere yorohera contraction kuba ikaze cyane, bityo bikabatera ububabare. Impamvu ya gatanu, ubwoba, stress n'umunaniro cyangwa se psychological effect. Ubwonko bufite uruhare runini iyo umukobwa ari muri stress, afite umunaniro cyangwa se uburwayi bw'ihungabana, anxiety, ububabare bw'imihango burushaho kwiyongera. Reka mbongeze n'indi mpamvu ya gatandatu, ibiryo bimwe na bimwe ndetse no kubura intungamubiri nabyo bishobora gutuma ugira ububabare mu gihe cy'imihango, cyane cyane kubura intungamubiri nka za magnesium, calcium ndetse na vitamine B6 bishobora gutuma imitsi y'inda iba myinshi mu kwiyegeranya, bityo umukobwa akagira ububabare mu gihe cy'imihango. Cyangwa se abantu bakunda gufata ibirungo byinshi, inzoga ndetse na caffeine, ndetse n'abantu badakunda kunywa amazi meza. See you next time.